Reka tugaruke ku biciro cyangwa ku ngendo cyangwa ko imodoka zikomeza kuriza ibiciro. Icyo kintu nicyo mumaze iminsi mumbaza, niyo mpamvu ndi hano kugira ngo nongere mbasubiriremo ibiciro cyangwa uburyo imodoka zihagaze cyangwa uburyo ingendo zimeze cyangwa uburyo ibiciro bya esase byuriye. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo iki kibazo nyibasubize kandi kibu bwa mbere n'ubwa nyuma. Kino kibazo ngiye kukibabwira, iki kibazo ngiye kucyanzura mbabwira ngo mw'iki gihe ibiciro birimo birahindagurika, ibiciro by'ingendo muri rusange birimo birahinduka, ariko ibiciro ntabwo biri guhinduka mu mayejasi. Aba bantu bakora ubutagisi vatiri cyangwa ubutagisi mere muri rusange nibo usanga bafite ibiciro byabo byihariye, nta tegeko ribahana cyangwa nta tegeko ribashyiraho ibiciro. Kubera abantu bakora ubutagisi vatiri bo aho ushatse hose urajyayo, kandi iyo batabishaka ntabwo bajyayo. Ni mu gihe ingendo cyangwa esase yagabanutse 99%, ni mu gihe litiro ya esase iri hagaze amafaranga 645, litiro ya mazuti yahagaze amafaranga 637. Rero imodoka cyangwa ingendo muri rusange ntago ziyongereye, ahubwo ikintu kiganje mwino minsi abanyeshuri bari gutaha mu rugo ni imodoka ziri kuba nkeya, ariko nubwo bageze gutya bakazana amayutongo cyangwa izi modoka zikoresha umuriro zikoreshwa mu ntara zigiye zitandukanye, cyane cyane mu nkengero za Kigali. Niyo mpamvu ngo naje kugira ngo mbashyireho akadomo kugira ngo mutazongera kubimbaza. Abantu mwese mwabimbajije muri comment, mwahoje mumbwira ngo ese k'ibiciro biri guhinduka. Ibiciro uri kutubwira turi gusanga byahindutse, ariko turi gusanga byari byo ibyari biriho turi gusanga byahindutse. Bansabye kugira ngo mbasobanurire kino kintu bakimenye bagifate. Ibiciro cyangwa amatike rusange, ibiciro by'ingendo ntago bijya bigabanuka cyangwa ngo byongere. No kuvuga ngo igiciro fatizo kiri kuri tike yawe kiba ari igiciro fatizo. Mu gihe utegiriye kuri biro ngo ugure ukatishe baguhe tike, ntukavuge ngo bakwibye mu gihe wafashe umukarasi ukamubwira ngo genda unzanire tike. Nawe abashaka hayiwe yo kurya, niyo mpamvu agenda akakuzanira tike, nawe yakuyeho aye yo kurya. Ahantu urugendo rushobora kuba kurirwa nk'ibihumbi 10, ashobora kubwira ngo ni 12 n'akaryaho 2, kuko nicyo kiba cyamuzindukije cyangwa cyamukuye mu rugo ajya guhagarara cyangwa ajya muri gare ya Nyabugogo kugira ngo abone imibereho. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho. Tworinzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi banze kuzina rya Kidasamura Movie. Kora subscribe kuri Sabo TV Rwanda, kora subscribe kuri Kidasamura Movie Rwanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Inkuru nziza, inkuru yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, ni amakuru cyangwa y'ingenzi ngiye kubagezaho, cyangwa ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Turongera tugaruke ku biri kuvurwa ino mu Rwanda, turongera tugaruke kuri abasitari bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse hari na mitsutsu bakomeje kukanyuzaho kugira ngo batereninge ku nkoranyambaga. Turaza kugaruka no ku biciro by'ibiribwa muri rusange. Nuko turi buze kwikoza mu makuru y'imikino cyangwa y'imyidagaduro, ariko urubuga rw'imikino ntago njya nduvugaho, cyangwa iby'amakipe cyangwa amachampion. Abaturage benshi bakomeze kumbaza iki kibazo cy'ingendo cyangwa amatike kukiyongereye, byagenze bite, byatoye n'iki kugira amatike yiyongere. Ntago amatike yiyongereye, wowe jya kuri biro ukatisha baguhe tike yawe, urebe ko atari igiciro gisanzwe. Mu gihe uzajya ufata umukarasi ukamugaho ugenda utanire tike, uzamenye ko icyo gihe azaba yakuye haye, atazaba ari gukorera ubusa, cyangwa ega gutuma mw'iki gihe ibintu byose bisigaye bigira igiciro. Utuma umuntu ukamuhemba, nawe yataguhembesheje aba yihembye, wowe ntacyo ubwo uri kumvamo. Ibiciro bya esase nabyo ntago byigize bizamuka ngo cyangwa bigabanuka, ariko ubutabye byarajamutse. Ariko ubu ngubu ibiciro ni waneza, mu gihe imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi nazo tuza kuzigarukaho. Mu gihe batiri yayo yuzuzwa n'ibihumbi 10, iyi batiri igomba kugenda ibirometero 5 kugira ngo umuriro ube ushijemo izo modoka zigira batiri imwe. Iki kiganiro cyaze no modoka zikoresha amashanyarazi ndaza kuzibabwira. Muribuka yuko hano kwa y'inzira zigeze kugeza yakorera impanuka, izi modoka z'umuriro zikaza zigasenya amazu. Murabizi ko hano zigize kugeza yakorera impanuka zigiye zitandukanye. Izi modoka z'umuriro ndaza kuzigarukaho, reka mbanze menye byinshi kuri zo kugira ngo mbone uburyo ndibuze ko basobanurira. Ngiye kuhamagara abanyamakuru banjye bari impande babashe kunsobanura cyangwa babashe kumbwira gahunda z'umunsi uburyo zimeze. Kora subscribe rero kuri Kidasamura Movie tujye tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane, Imana ibarinde bo ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Umuntu utarakora subscribe kuri Sabo TV Rwanda nkubwire ngo warahombye. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ikindi turabakunda cyane, Imana ibane namwe. Kidasamura Movie aba yabateguriye ibintu byinshi, cyangwa aba yateguriye amasendika, amafilime muri rusange. Kidasamura Movie ari hano ku bwanyu. Mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, ibaho umugisha, ubuzima buzira umuze, amafaranga, umutekano
n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Murakoze cyane. Ugize ikibazo kwa hano makuru watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri ya nimero yacu ya WhatsApp 0788 izindi murazizi.